urakoze kunsura muri aka kanya. Urabona turacyari muri chantier, turabafundi. Yana kabisa. Ariko urabona ko birimo kugenda neza. Cyane rwose uri mu kazi. Akazi karimo kugenda karangira, marange, makaro. Akarero iyi ni biro. Niho nzajya nkorera, niho muzajya musanga ubutaha. Bayabo urasobanutse. Urabona ko umudugudu ufite na biro. Ntago harindira ko leta ikubakira biro, no. Ntago bishoboka rwose ukagira biro ahantu ugomba kuba uri kubarizwa. Usanze kabisa ni byiza cyane. Usanze ndimo guhamagara wa mu engineer wanjye. Tuzaserera kwe. We ariko muzabyumvikanaho nk'abana b'abagabo mu bikemure nk'abagabo hatarimo guserera. Birumvikana ariko hagati aho rero kuvuga no gutaruka. Icyatumye nkuhamagara ngo uze hano. Uriya mukobwa Kamariza ejo bundi yaje kundegera. Kamariza. Mufitanye ikihe kibazo? Kamariza Kamariza ko nzi ko nta kibazo dufitanye. Kara. Kwakwizeraga mu mudugudu? Yohana we uwo mudugudu ntubizi kweli? Ntubizi? Kwakwizeraga. Uriya mukobwa nta kibazo dufitanye. Ahubwo uriya mukobwa ashobora kuba afite ariko se shaho mu by'ukuri nkubajije nubwo wenda atari ngombwa ko nkubaza ngombwa kuganira. Mu by'ukuri ubona gahunda z'intego zawe hari izihe? Mu by'ukuri njye nakugira inama kandi rwose inama nakugira ntabwo ari intangura ndushye. Urabona ibi bintu byawe by'amafilimi igihe wabigereyemo uhereye 2009 dore uheruka kwambara neza mbere y'uko ujya mu mafilimi, ndakeka nuko wambaye nibwo uheruka kugura imyenda isa neza, n'urukweto aho ngaho ufite nicyo giheruka kwambara. Wagize amahirwe usoza amashuri yawe ubwo benshi byaducanze bikatunanira. Uyu munsi uri muri lisansiye rwose mu bigendanye n'icungamutungo, ufite na diplome imeze neza cyane. Ubu koko uremeye ugiye guhera mu misatsi, ujye wirirwa ku gasozi nk'abana wirirwa uririmba action na za script. Nyakubahwa Inkindi, wagaruye ubwenge bwa kigabo. Erega ntabwo burya ikibazo ari ukuyoba, ahubwo ikibazo ni uguhora uyoba ntuzamenye ko wayobye. Iyo misatsi wayogosha ukambara agapantaro keza nk'abandi ukadepoza, ibintu bitari byiza muri we, ahubwo akaba arimo ashaka kuza kunyanduza mu bintu bitari. None se ndayambwiye ngo wamuteye ibyo bintu bimeze bite? Kamariza se Kamariza ubu yararebye ahantu hose kuko ahantu yagiye anyura ni ngewe wamuteye inda. Aherutse kuza hano hirya yewe hashize ambwira ngo wamukoreye ibya mfura mbi, ngo wamuteye inda, wagiye ngo kwangara. Karangi ntabwo urabizi ndidirije muri korali, ndabizi kuko hari n'umuntu wigeze unumva byibuze yanabonye yigeze avuga ko byibuze wenda yabonye ndi kuvugana n'umukobwa hanzanga. Uramukobwa aracomoka cyane. Yagiye kuba umurokore n'ubundi tumuzi ko ari ninja muri za mvugo zuba kabisa. Ni bya bindi rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana murizi ntakura urutozi. Kabisa ushobora gusanga nawe wariyambuye uruhu rw'ikirokore ukomboka ukamudoma. Abasore b'abarokore bo muri iyi minsi namwe ko mutarishya. Mudugudu ndakumva pe aho ngaho ufikereza nk'umuyobozi. Ariko rwose Kamariza tuza, Kamariza ntabwo nahuye nawe ukabona akazi maze rero nawe ukagira urugo rufite intego.
kuko wenda ntabwo nzi ko ibyo mubwira uri bukunde ariko nicyo abagabo tumarirana nk'uvugishije ukuri uretse ko wenda tugira amahirwe leta ikaba yaradufashije abana rwose ikamanura ibigendanye n'uburezi mu ishuri uyu munsi abana rwose bakaba bigira ubuntu hamahama yewe uretse n'ubuntu nta n'umubyeyi bikigora ibintu bigendanye byo kuvuga ngo umwana arabahate saa sita nkeka ko bagukoze mu ngata nawe ntabwo byari kukorohera mu by'ukuri ubu umeze gute ubaye gute iyaba ari nka kera ugisabwa 100% ubu ubaye reka se tuvuge da ko leta yadusayidiye muri ubu buryo mwese uzakomeza gutega amaboko leta warize nta kutagizeho deka amafaranga ya buruse warahawe nta kuta ese yuzayishyura yakubaho Inkindi gerageza urebe Kariza urebe na Inkindi maze aho ibintu bijya kuba bariza ugafata nk'umwana wawe ukamwita izina ryawe uramutse ubwije ukuri koko uragira ngo uriya mwana azabe nkawe ahazaza hazabe hameze nk'aho Inkindi uyu munsi ndeba hano so sinzi uko ubifata ariko njye nakugiraga rwose inama itari nangura ndushya umuvandimwe gerageza uve mu bintu by'ibifilime rwose bino bintu ni iby'abana ni ibintu bidafite gahunda kandi nawe igihe kiraguha uhereye 2009 na n'uyu munsi nkeka ko uyu munsi utapfa kugonda igitenge cy'umugore ngo ugende udodeshe ribaya nk'abandi kuko nimba kuwa kabiri kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru uba wambaye iyo nkweto nuko nguko nkureba uko nawe gira icyo uhindura mwana gira icyo uhindura muvandi ntago bino byagira ngo bikugeza pe uretse ko urimo kurangura ububwa gusa ukazaba ikibuga cy'igisaza gikuze ariko ntuzashobora no kugura ikigage ku muhanda mu myaka 45 nibura ngo wicare mu bandi uri kunywa ikigage na bagenzi bawe muzamuri mu rwego rumwe bunda yes ushimira urakoze yego urakoze rwose nawe nakindi mfite cyo kukubwira hano wakore waratwanze mama naye maze iminsi ndi mu kazi uzi ukuntu nari ngukumbuye naye nari mbakumbuye niyo mpamvu naje kubareba yego mumeze muteze ahandi turaho murakomeye ariko ntarabyibagirwa induru numva ivuga umusozi ngo umugabo wanjye yaba yarateye inda Kamariza ntabwo mbizi bimeze gute ko abantu bavuga ko byabaye uhari bimeze gute mwana wanjye rero nanjye nabyumvishe kuri ariko akava ko byabereye aha kandi nari ndi hano muri ubu ntabyo nigeze mbona ntabyo babonye ntabyo nabonye kandi umva abantu bambwira yuko binyamara bijya kuba wari uhari ntabwo babikoreye Karake yigeze kwibwirira yuko yabikoreye muri iyi nzu se byagenze bite yaba ari Karake yaba ari undi muntu ariko icyo nzi cyo ntandi uri kugira umusozi ubusa bivuze ko niba bavuze ko wari uhari byange bikunze wari uhari none se wa mukobwa kubinshinja nkaho ubizi neza ko nari mpari urabizi neza nyamara mama kare nkubwiza ukuri ngiye nkubwire ndakubwiza ukuri nubwo ndi umukobwa mba mbizi ntabwo umwana w'umukobwa ashobora gutinyuka ngo yifatanye nawe ajye ku musozi ajye kwiyandagaza ntabwo ibyo bintu bishoboka siko mbona utishimye nk'uko bisanzwe umunsi byagenze Shari uzi ko nagukundaga ntabwo kinkunda se ntabwo nakwanga kuko ntabwo nabona uwo mutima pe ahubwo se uracyankunda Shari kuriza neza umuntu ugiye kure nyine mbwira tuzi mbwira
urabizi ibibazo byose byambayeho ndabizi narabyakira none n'ubu ngubu hangurira ibi kwihese kandi ibihe bibazo tuzi ubanza umbwira nyine reba Karaki ya dirija wa korali se wa undi dirija wa korali ndamuzi Karaki nagize gutya twagiye twari dufite igiterane koko uniform zose za korali zari ziri iwabo ngenda ngiye gufatamo uniform yanjye arangije bamfashe ngagira ati aburetse ariko mana yacu agufata ku ngufu wabwirwa n'icyo uriya ko yari indaya urabyibuka ko yigeze gukuramo inda uribuka ko yafunzwe imyaka 8 imico yavanye muri gereza urayizi yaje ariyorobeka ambwira yuko yabaye umurokore ngo yamiramije neza ngo ikiroko yacinjiyemo neza yagiye kuryamana n'uriya muhungu ashingiye kuki ni ukuvuga ngo ni wowe ibi byose biza ni wowe bafata ku ngufu ni wowe bafunga ni wowe ibi byose ni ukuvuga ngo ubwo se ni ibisirani byo mu muryango ni wa muzimu watura wansi ni wowe bafata ku ngufu mujye mukura aya ndakunda yese n'ubundi akabaye twende ni koga niwe koze ni gake aya genda umbwire rebera ye ayo marira ni nk'ay'ingona niwe bafata ku ngufu ni ukuvuga ngo wagiye kumwibambaza ngo yagufashe ku ngufu amakuru naramuka zose bakavuga kuri mwana ari wanyu nzabasohora kuko n'ubundi muzamo hano nta n'umuntu n'umwe cyose agira icyo azana icyubahiro nari bufitiye nka mawe uko nzagishyira hasi none se mwana we kufasha imyanzuro ikakaye umuhungu wawe ajya kuryamana n'iriya mbowe ku muhanda wari uyobewe ko ibi byose bizaba n'ingaruka ngo wanyumvishije numvise nabikubwiye kandi sinjya nisubiramo ariko kankubaza wakomeje kuntu bamwihorera sibyo singana nawe urareba ugasanga ubuzima bwanjye n'umuryango wanjye ushingiye kuri wowe ntasoni ufite urasekareka kangusebe kubera ko nabakutoraguye ku muhanda mu bakira inzu untoragura njyewe wowe noneho rero niwe warantoraguye sibyo ibyo wakoze warabikoze ariko mbwire ngo ubuzima bwawe ntabwo bushingiye kuri wowe ku buryo undeba n'agasuzuguro ahubwo ushobora kutinjira muri uru rugo kamariza akinjira kuko nta n'ubwo uri umukazana ugira ikinyabupfura na gike asoni genda ayakura ibyo ngibyo se wambabari ukanyuma ko nta ruhare nabigizemo nta ruhare wabigizemo ko yifashe akamfata ku yaje wawe mwahuriye mu nzira aho gufatira cyangwa wagiye ariko none giye iwabo kabana na mama wese aya genda kuri ibyo ngibyo aho ngaho jyana n'ubundi nari nagerageje kugufasha byari nko kugufasha n'ubundi simberanye nawe rwose sharavuze ngo n'ubundi warambeshyaga ntabwo nakubeshyaga ariko oya none urebye ubona ndi mubi ibisirani ufite gumana ibisirani by'wanyu utazaza no kubinsiga n'udufaranga nifite twanagenda bizakokame cyenda ako sheri ubu koko wambabari ubusa kandi none ndamenya ibisirani ari ibiki urashaka ko duhora tukubembereje gutya tukambakambe kugira ngo dukunde tuba muri iyi nzu iyi nzu nayisohokamo nkabona indi ariko utasuzuguye n'undi munsi igihe rero turasohora muri iyi nzu ahubwo inzira ibyo byose n'amafaranga nyine nabutakajeho ari gutuma wivuga ukavuga n'urwanga ntabyo byo umva reka maze nkubwire wari uzi ko nk'ibiri banga iyi nzu nta nubwo ikikwanditse niba utanabizi wari uzi ko iyi nzu ikikwanditseho ubwira ikintu kimwe nanjye reka nkwibira irindi ziriya naguhaye ni fake document iza original ndazifite kandi ikindi ubwira mbobo n'iriya mbobo kazi nibiramuka bisohotse kuko nkasanga ari byo ntabwo
muzashimira none muzasubira umva ngubwire ubwire bigumanye n'ibibwiye umuhungu wawe n'irambo kaziwe akazana barabwira koko cyane kareba amakuru neza neza cyane urakomeye rwaga korora inkore izashira nazo tese nanda yaho nyine asembuko yari uko ngo anumiye bwose koko arankatiye burundu pe uribona karaje andushe ikigo ntabwo baratsiye imikino nk'imikino kandi n'imikino y'abantu niba ukunda kubyina by'imikino ugenda kwirukanye yo kweri unanse byose ibyo tubyihorere no mu byatumye ubwo akarimo nabyo birimo hari igihe bitazakomeza ko nkomeza gukundana gicucu ntabwo tubyihorere aho bumva nk'ubwishinja tumwe bwamagara ko ukundana na Kamariza niba wumva ndasimutse cyangwa mwana ataka simbizi ntabwo wamenyera amakuru ukamenyera neza umuntu atwitiye kiriya kinyendano Kamariza amakuru nanjye Kamariza yarayambwiye gusa ntabwo ndishuwa yayo neza ariko yarayambwiye ariko urabizi nyine nta dire gimanye uko byagenda kose icyumweru kimwe cyonyine nzaguha amakuru yose ku murongo yose nzayaguha ikintu kingiye kwemera nisanga ari cyo amakuru ndayaguha icyumweru iminsi 3 ndakuzanira amakuru ashyushye mpa akanya gusa akanya k'iminsi nk'itatu ndakuzanira amakuru nanjye ibindi uzabona ndaje ndakora iyo bwawe dukore deal promise igihombo n'icyaha kindi nawe urabyumva ndabizi I'm forever thank you too